aka kantu impamvu nkazanye nuko benshi muri mwe nzi ko iki kibazo mugifite ndetse kibangamiye benshi, nkaba nkazanye rero kugira ngo nkabasangize nk'abantu munkurikira. Title iravuga ngo ni gute wakoresha megabyte 200 ku munsi. Gusa ushobora no kwintego yo gukoresha megabyte 100 za buri munsi zitarenga. Rero wabigenza gute? Uraza no muri settings byandi kuri sim card and mobile network, urahakanda. Sasa urahita uza hano handitse data settings and data usage, hasi gatoya, hasi hano kuri general settings nyine tuhakande. Tuhita twinjira hano, barahita batubwira ngo set data plan. Impamvu nuko habigiye waguze megabyte ariko kuri balance ufiteho amafaranga, noneho za megabyte zikaza gushira, noneho y'amafaranga nayo agahita atangira kugenda. Cyangwa se waguze megabyte ntabwo ushaka kuzimara ako kanya, wenda urugero waguze megabyte 500 ariko ushaka gukoresha 250, wenda izindi 250 ukazazikoresha ejo. Ni iki wakora rero no mu gihe uri kudownloadinga wihaye intego yo gukoresha megabyte 100, nubwo ibyo uri kudownloadinga bitaba byashize, megabyte zikifunga kugira ngo intego wihaye yo kugira za zindi uze kuzikoresha mu gihe runaka. Ibi rero nibyo nabazaniye ngo nkubwire ukuntu wakora settings za megabyte ushaka gukoresha. Nshobora kuvuga nti nguze megabyte 200 aka kanya mbere ya saa sita, ndakoresha megabyte 100, nizigera data zirahita zifunga ako kanya, izindi megabyte 100 zihite zihasigara, mbese nzazikoresha ikindi kintu naziteganyirije mu rwego rwo kugira ngo intego wihaye igerweho. No kuvuga ngo na balance ufite kuri telefone yawe, niba ufiteho amafaranga 300 ewana aragumaho. Hanyuma urahita uza hano ufungure data plan monitor, hafungure. Urahita uza hano rero hano kuri ada, wakande uvuge ngo wihaye intego y'umunsi umwe, shyiremo rimwe, kande done. Rangiza uhita ubona hano ngo kuri start date, uyu munsi turi tariki 29, bitangiye tariki 29, birangiye kuri end date 30. Okay, gusa ibi si ngombwa. Hanyuma tugiye gukanda hano kuri available data, ni data wiyemeje gukoresha. Uvuga ngo niba wenda naguze bando 200 megabyte 200, none ndashaka gukoresha izi megabyte 200, ese urashaka gukoresha megabyte zingahe? Urugero kamvuge ko nshaka gukoresha megabyte 100, settingemo. Hanyuma ahangaha handitse ngo data usage warning level reminder, ushobora kuhakanda. Noneho bakakubwira ibi biravuga ngo ese bakwibutse bigeze kuri kangahe ku ijana. Kuri 60 ku ijana uhita ubona message uvuga ngo kuri za megabyte wiyemeje gukora umaze gukoresha 60 ku ijana, cyangwa se 70 ku ijana, cyangwa se 90 ku ijana, cyangwa 100 ku ijana. Gusa heza ni hano kuri 80 ku ijana. Niba nashyizemo rero kuri available data 100, nibigera hano nkaba nsetinzemo 80 ku ijana, no kwa ngo nimara gukoresha megabyte 80 barampa ka notification kavuga ngo umaze gukoresha 80 ku ijana bya megabyte 100 yemeje gukoresha. Nubwo mbere naguze data zingana na megabyte 200, wango ndakoresha megabyte 80, bambwire ngo umaze gukoresha 80 ku ijana, ahita hasigara 20, ariko za zindi 100 zanjye nizigamiye zikibitse. Hanyuma hano kuri when data is used up, no akanda bakubwira ngo on and turn off mobile data, cyangwa se on me only. Wango urabona nkanze kuri on and turn off mobile data, no kuvuga ngo za megabyte 100 nizeshira niyemeje gukoresha,
barambwira ngo zirashize na data zihita zifunga ako kanya, ku buryo niba kuri balance mfiteho amafaranga cyangwa se mfite izindi data zitari bugende, aka niko kamaro. Cyangwa se ngo one me only, bakubwire ngo zirashize gusa data zikomeze zifunguke, gusa zishobora gukomeza gufunguka zikagenda, ahubwo aheza ni hano kuri one and turn off mobile data. Ibi rero iyo ubisetinze uhita ukanda done. Mara gukanda done no kuvuga ngo niba kuri balance ufiteho megabyte izo ngizo ya, urabona dukurikije settings zinakoze nizo maze gukoresha uyu munsi, urabona byarenze, maze gukoresha 690 uyu munsi, kandi kuri total plan nari nashyizeho megabyte 100, bambwe ngo use the app, ngo ngewe narengeje. Gusa ni kuri ya wabikora mu rwego rwo kurengera megabyte zawe wari ufitiye gahunda zigashira udashaka amafaranga ufite kuri balance. Ushobora kugura megabyte 300 ugasetinga mu 300, kuri balance ufiteho nka 500, za megabyte 300 zigishira ako kanya data zigahita zifunga, noneho andi mafaranga ufite kuri balance akaba atava. Mukunzi wa GTY TV rero nukora subscribe ntacyo uzatuburana. Reka nkubwire ngo ndagukunda cyane.